Amahoro ya Yesu abane nawe muvandimwe, tugiye kubana muri kano kanya. Tugiye kuganira amagambo avuga ngo ikirango cy'amaraso. Uri kumwe na Tuyisenge Elade. Reka dusenge. Gitari kizima, Mana ikomeye, tugushimiye amahirwe uduhaye kwiga ijambo ryawe. Turagusabye mwami ngo igihe tuba tubumbura ibyanditswe byera, izi mpapuro zera ziriho ibyo kutwunganira, ibyo kuduhindura, ibyo kudukiza, turagusabye mwami ngo buri wese uhereye kuri gihe n'undi wese uzumva iki cyigisho kugira ngo yandikishe amateka yera mu bitabo byo mu ijuru. Reka tubone ijuru ritwifunguriye muri kino cyigisho, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Ndagira ngo mbere yuko tujya mbere tubanze turebe amagambo make aboneka mu gitabo cy'uwifuzwe byose, paje 457, igika cya kabiri. Haranditswe ngo kwigisha ijambo ry'Imana ntacyo byazageraho hatabayeho ubufasha buhoraho bwa Mwuka Wera. Mwuka Wera niwe mwigisha w'ingenzi w'ukuri kw'ijuru. Iyo ukuri kugiye mu mutima guherekejwe na Mwuka Wera, nicyo gihe cyonyine gushobora gukangura intekerezo kandi kugahindura imibereho y'umuntu. Umuntu ashobora kubwiriza ijambo ry'Imana, akamenya amategeko ndetse n'amasezerano abonekamo, ariko igihe adahishuriwe ukuri na Mwuka Wera, ntashobora na gato kwikubita ku rutare ngo amenagurwe narwo. Naho umuntu yaba afite amashuri menshi cyangwa afite ibyo arusha abandi, ibyo ntibishobora na gato kumugira umutangabugingo igihe adafatanije na Mwuka w'Imana. Imbuto z'ubutumwa bwiza zibibwe ntizishobora gukura keretse zikujijwe n'ikime kiva mu ijuru. Ndasaba Imana ngo ubwo tugiye kubumbura ibyanditswe byera, Umwuka w'Imana atubere umwigisha, kandi ijambo tuvuga rishorerwe n'ikime kiva mu ijuru. Nk'uko nari mbukubwiye mu kanya, tugiye kuganira amagambo avuga ngo ikirango cy'amaraso. Ndagira ngo amagambo yacu tuyashingire mu gitabo cyo Kuva igice cya 12. Ni amagambo dusoma kuva ku murongo wa mbere. Hari titiri ivuga ngo Uwiteka abwiriza Mose ibya Pasika. Uwiteka abwirira Mose na Aroni mu gihugu cya Egiputa ati, uku kwezi kuzabera imfura y'amezi, kuzabera ukwezi kwa mbere mu myaka. Mubwire iterano ry'Abisirayeli ryose, kwa 10 w'uku kwezi umuntu wese yendera umwana w'intama uko amazu ya se yabasari, umwana w'intama umwe mu nzu imwe. Kandi niba inzu ari nto itari bumara umwana w'intama, asangire n'umuturanyi we bahereranye, bawufatanye uko umubare w'abantu uri, uko imirire y'umuntu wese iri, aba ariko muzabara umubare w'abasangira umwana w'intama. Umurongo 5, umwana w'intama wanyu cyangwa umwana w'ihene ntuzagire inenge, uzabisekurume itaramara umwaka, muzawukure mu ntama cyangwa mu ihene. Muzawurindiriza umunsi wa 14 w'uku kwezi, iterano ryose ry'Abisirayeli bazawubikire nimugoroba, bazende ku maraso, basige ku nkomanizo zombi no mu ruhamo rw'umuryango by'amazu bawuririyemo. Muri iryo joro bazarya inyama zawo zokeje, bazirishe imitsima itasembuwe, bazirishe n'imboga zisharira. Ntimuzazirye mbisi cyangwa zitetse, kereka zokeje. Igihanga cyawo n'iminono yawo n'ibyo mu nda byawo ntimuzagira icyo musiga ngo kirare, iziraye muzazose. Umurongo wa 11, uko aba ariko muzazirya, muzazirye mukenyeye, mukwesa inkweto, mwitwaje inkoni, muzazirye vuba vuba. Iyo niyo Pasika y'Uwiteka. Kuko muri iryo joro nzanyura mu gihugu cya Egiputa, mwica abana b'imfura bose bo mu gihugu cya Egiputa, imfura z'abantu n'uburiza bw'amatungo n'imana z'abanyegiputa zose, nzasohoza amateka nziciriyeho. Ndi Uwiteka. Umurongo wa 13, muwiteho. Ayo maraso azababera ikimenyetso ku mazu murimo, nanjye ubwo nzabona ayo maraso nzabanyuraho. Nta cyago kizababaho ngo kibarimbure ubwo nzatera igihugu cya Egiputa. Kandi uwo munsi uzababera urwibutso, muzawuziririze w'umunsi mukuru w'Uwiteka. Mu bihe byanyu byose muzajye muziririza,
riba itegeko ry'iteka ryose. Ndashaka ko twita ku murongo wa 7 n'umurongo wa 13. Haranditswe ngo bazende ku maraso bayasige ku nkomanizo zombi no mu ruhamo rw'umuryango by'amazu bawuririyemo. Umurongo wa 13. Ayo maraso azababera ikimenyetso ku mazu murimo, nanjye ubwo nzabona ayo maraso nzabanyuraho, nta cyago kizababaho ngo kibarimbure ubwo nzatera igihugu cya Egiputa. Icyigisho tugiye kuganira kiravuga ngo ikirango cy'amaraso. Ndagira ngo nongere mbibutse ko ubwoko bw'Imana igihe bwari buri mu Egiputa hari igihe cyageze busa n'ubusuzuguritse, ariko iyo dusomye mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi icyigisho cya 24 kivuga ibya Pasika ku rupapuro rw'180 igika cya mbere handitswe amagambo avuga ngo nubwo bari barateshejwe agaciro, Abisirayeli bari barahawe icyubahiro n'Imana binyuze mu kubatoranya ngo babe ububiko bw'amategeko yayo. Rero ndagira ngo mbabwire ko Abisirayeli imbere y'Abanyegiputa mu gihe basaga n'isuzugurwa, mu maso y'Imana bari ab'agaciro kuko bari ububiko bw'amategeko yayo. Imana rero mu mpuhwe zayo kugira ngo igaragaze yuko ari abantu b'agaciro, byabaye ngombwa yuko mu Egiputa haboneka ibyago bitandukanye. Nagira ngo mbabwire ikintu gikomeye. Iyo dusomye igitabo cy'abakurambere n'abahanuzi muri icyo cyigisho nari mbabwiye cya 24, batubwiramo amagambo akomeye atugaragariza ukwihangana Imana yagiriye ubwoko bw'Abanyamisiri mu Egiputa. Haranditswe ngo ku ipaje 180 igika cya 2 mu gitabo nakoresheje haranditswe ngo Imana irihangana kandi yuje imbabazi, yita cyane ku bantu yaremye ku ishusho yayo. Iyaba kurimbuka kw'imyaka yo mu mirima, imikumbi n'amashyo kwarateye Abanyamisiri kwihana, abana b'imfura ntibaba barapfuye. Nyamara iryo shyanga ryari ryarinangiye ryanga kumva itegeko ry'Imana, noneho ubu icyago giheruka cyari kigiye gutera. Ndagira ngo aya magambo tuyigireho icyigisho gikomeye. Aya magambo aratubwiye ngo ibyago byabanje, ibyabayemo kurimbuka kw'imyaka yo mu mirima, imikumbi n'amashyo n'ibindi, iyo biba byarateye Abanyamisiri kwihana, ntabwo icyago cya 10 cyari kuba ngombwa. Hano hari icyigisho gikomeye twahigira. Mu yandi magambo, iyaba akaga abantu bahura nako kabateraga kugarukira Imana bakihana, ntabwo ako kaga kajyaga gusimburwa n'akandi. Iyaba coronavirus COVID-19 iyaba yatumaga abantu bahinda umushyitsi bakagarukira Imana binyuze mu kwihana, ntabwo byajyaga guhamagara irindi shyano riza gukora umurimo nk'uwajyaga gukorwa na coronavirus COVID-19. Ndagira ngo mbabwire ko Imana iyo yemeye ko Satani ateza isi akaga, abantu iyaba bahindukaga bagahindukira binyuze mu kwihana, ntabwo ishyano ryajyaga gukurwa n'irindi shyano. Ndagira ngo mbabwire ko Imana yifuza ko abantu bahinduka bagahindukira. Habwo Imana yifuza gukoresha ibintu bisa naho bigoye, ibintu bisa naho bikomereye isi, biteza isi akaga kugira ngo abantu bihane. Ariko iyo bitageze ku ntego, habwo Imana yemera yuko umuntu ahura n'ibirutaho n'ibirusha ibyo gusharira. Inyandiko z'ibanze ku ipaje 59 igika cya mbere ku gitabo nakoresheje haranditswe ngo Imana yanyeretse ko yahaye ubwoko bwayo igikombe gisharira bugomba kunywaho kugira ngo ibweze kandi buboneze. Ni ikinyobwa gisharira kandi bashobora kugitera kurushaho gusharira kubwo kwivovota, kwinuba no kwiganyira. Ariko abakira icyo gikombe muri ubwo buryo bagomba kongera kubona ikindi gikombe, kuko icya mbere kitigeze gitera impinduka zari zigamijwe ku mutima, kandi icya kabiri kitigeze kigira icyo kibamarira. Bagomba kubona ikindi kigakurikirwa n'ikindi kugeza ubwo kizateza impinduka zikenewe. Bitaba ibyo bagasigwa banduye kandi badatunganye mu mitima. Nabonye ko iki gikombe gisharira gishobora kuryoshwa no kwihangana, gushikama no gusenga, kandi ko kizateza impinduka zigamijwe ku mitima y'abantu bacyakira, kandi Imana izahabwa ikuzo.
ndagira ngo iki kintu tucyumve neza. Habwo COVID-19 ishobora kuza, Imana yifuza ko abanyamisiri ba none bahindukira. Habwo ishobora kwemera yuko biza COVID-19 ikaza igendere kugira ngo abantu bisubiremo, bihane. Noneho bitaba ibyo, ishyano rya COVID-19 rikaba ari intangiriro ry'andi mashyano abanyamisiri bagomba guhura nayo. Kandi nabibutsa yuko ishyano rya COVID-19 ryaza risa n'iryoroheje ugereranije n'iryo twagereranya no gupfa kw'abana b'imfura ndetse n'uburiza bw'amatungo mu gihugu cya Egiputa. Kuko twasomye ngo iyaba kurimbuka kw'imyaka yo mu mirima, imikumbi n'amashyo kwarateye abanyamisiri kwihana, abana b'imfura ntibaba barapfuye. Nyamara iryo shyanga ryari ryarinangiye ryanga kumva itegeko ry'Imana. Noneho icyago giheruka cyari kigiye gutera. Ndahamya ndashidikanya yuko niba umugambi w'Imana mu kwemerera Satani ko aduteza COVID-19 nutagerwaho ngo abantu bihanira imbere y'Imana bahindukire, nta kabuza tuzongera guhabwa ikindi gikombe gisharira kirusha COVID-19 kutubabaza no kudusharirira. Batubwiye ngo nabonye ko iki gikombe gisharira gishobora kuryoshwa no kwihangana, gushikama no gusenga, kandi ko kizateza impinduka zigamijwe ku mitima y'abantu bacyakira, kandi Imana izahabwa ikuzo. Batubwiye hejuru ngo ni ikinyobwa gisharira, kandi bashobora kugitera kurushaho gusharira kubwo kwivovota, kwinuba no kwiganyira. Ariko abakira icyo gikombe muri ubwo buryo bagomba kongera kubona ikindi gikombe, kuko icya mbere kitigeze gitera impinduka zari zigamijwe ku mutima, kandi icya kabiri kitigeze kigira icyo kibamarira. Bagomba kubona ikindi kigakurikirwa n'ikindi kugeza ubwo kizateza impinduka zikenewe. Bitaba ibyo bagasigwa banduye, badatunganye mu mitima. Aya magambo ndagira ngo tuyiteho mu gihe dutangira icyigisho cyacu kivuga ngo ikirango cy'amaraso. Icyigisho kivuga ngo ikirango cy'amaraso ni icyigisho kiza kudufasha cyane kumva uburinzi bw'Imana mu buryo budasanzwe. Abisirayeli bahawe amabwiriza bagomba gukurikiza. Amabwiriza ya mbere bahawe ni uko bari gufata amaraso bakayaminjagira ku nkomanizo z'imiryango bakoresheje agati. Bagomba gukoresha agati kitwa ezobu. Muri cya cyigisho nababwiye ku rupapuro rw'182 igika cya mbere baravuze ngo ezobu yakoreshwaga mu kuminjagira amaraso yagereranyaga kwezwa, kuko yakoreshwaga mu guhumanura umubembe n'ababaga bandujwe no gukora ku ntumbi. Ubusobanuro bwa ezobu buboneka mu isengesho ry'umunyezaburi aho avuga ati, unyejeshe ezobu ndera, unyuhagire ndaba umweru ndushurubura. Zaburi ya 51 umurongo wa 7. Unyejeshe ezobu ndera, unyuhagire ndaba umweru ndushurubura. Rero batubwiye yuko mu kuba bari gukoresha ezobu mu kuminjagira amaraso cyari ikimenyetso cyerekana yuko Imana yifuza yuko bera, bahinduka bera. Rero Imana yifuza ko Abisirayeli nk'abitura izina ryayo bahinduka ubwoko bwerejwe Uwiteka, mu ijuru bikamenyekana yuko ari ubwoko bwerejwe Uwiteka. Kandi ibyo ntibinyuranye n'ibyo Imana idushaka uyu munsi. Imana irifuza yuko mu biri kubera mu Egiputa twaba turabera, tukandikwa mu ijuru yuko turi ubwoko bwerejwe Uwiteka. Buri muryango wose ukandikwa ko ari ubwoko bwerejwe Uwiteka, kuko Imana yifuzaga yuko Abisirayeli bagaragaza imico yabo. Ni nako uyu munsi Imana yifuza ko umwuka wa Kristo ndetse n'ibikorwa bye ari byo bigomba guhinduka umwuka n'ibikorwa biranga abigishwa be uyu munsi. Ikimenyetso cya kabiri cyangwa se irindi bwirwa babwiwe ni uko izo nyama bagomba kuzirisha imboga zisharira. Barasobanuye muri icyo gitabo nababwiye ngo umwana w'intama yagombaga kurishwa imboga zisharira. Bikaba byarerekanaga uburyo uburetwa bwabashaririye mu Misiri. Niko rero iyo turiye kuri Kristo dukwiye kuba dufite umutima ushengutse kubera ibyaha byacu. Ndagira ngo rero mbabwire amabwiriza bahawe nk'uko twayasomye. Ndagira ngo mbabwire amagambo akomeye banditse muri icyo cyigisho ku rupapuro rw'182 igika cya 6. Banditse bavuga ngo iyo Abisirayeli birengagiza akantu na gato mu mabwiriza bahawe, ntabwo baba barabaye amahoro.
iki kintu ndagira ngo mucyumve neza. Marayika wari watanze amabwiriza, ijuru ubwaryo ryari ryatanze amabwiriza binyuze muri Mose. Y'ayo mabwiriza yirengagizwa, ntabwo Abisirayeli bari kuba amahoro. Ndagira ngo iki kintu mbabwire ikintu kigomba kutubwira. Nubwo Kristo wenyine ari ushobora kudukiza igihano cyo kutumvira, tugomba guhindukira tukava mu byaha tukumvira. Nuvuga ngo bagomba kumvira amabwiriza y'Imana. Natwe rero nubwo Kristo wenyine ari ushobora kudukiza igihano cyo kutumvira, tugomba guhindukira tukava mu byaha tukumvira. Tugarutse kumvira amabwiriza y'ijuru, hari andi mabwiriza bari bahawe yo kuminjagira amaraso. Ku rupapuro rw'183 igika cya 3 kuri cya cyigisho nakubwiye cya 24 baranditse baravuga ngo umugabo ari nawe mutambyi w'umuryango yaminjagiye amaraso ku nkomanizo z'umuryango w'inzu, maze agumana nawe umuryango mu nzu. Nta rugo rw'Umwisirayeli rwagezwemo na marayika warimburaga. Ikimenyetso cy'uburinzi, ikimenyetso cy'amaraso, ikimenyetso cy'uburinzi bw'umukiza cyari kiri ku miryango yabo, bityo umurimbuzi ntiyinjiramo. Ndagira ngo tubanze dutekereze iri jambo. Umugabo ari nawe mutambyi w'umuryango yaminjagiye amaraso ku nkomanizo z'umuryango w'inzu, maze agumana n'abo umuryango mu nzu. Hano ntabwo bavuze ngo umugore niwe waminjagiye ariya maraso. Oya, inshingano yari y'umugabo. Ndagira ngo twongere twibutse abantu yuko muri iki gihe Imana irifuza ko umugabo akora akazi ke nk'umutambyi mu rugo. Ni umutambyi mu cyimbo cya Kristo. Umugabo akwiye kongera kwibuka niba akazi k'ubutambyi muri iyi minsi agakora. Habubwo twagize amahirwe yo kugera lockdown, ibi bihe byo kuba mu rugo, ngo abagabo bongere bibutswe gukora inshingano z'ubutambyi. Batamba igitambo cya mu gitondo, batamba igitambo cya nimugoroba, bibuke bongere bakora umurimo wo gutamba, batambirira umuryango wawo. Maze muri ibi bihe bikomeye, ubwo twenda guhura n'icyago gisoza amateka y'isi, nibura kuri buri muryango wose umugabo afata amaraso, aminjagire kuri buri muryango, ashyira amaraso ku nkomanizo z'umuryango, aminjagira amaraso ya Yesu nk'ikimenyetso cy'uko uwo muryango werejwe Uwiteka. Maze marayika murimbuzi wenda kurimbura isi bidatinze nahagera, azahasanga amaraso nk'ikimenyetso cy'ikaruvari, haboneka ikirango cy'amaraso. Indirimbo ya 55, indirimbo nkunda cyane, ni indirimbo ikwiye kudufasha gutekereza cyane muri iki cyigisho. Muririmbyi wayo yaririmbye amagambo meza, amagambo avuga ngo hari ubwo wasanze Yesu ngo ukire, se wuhagirwa amaraso ye, ubu wizeye rwose imbabazi ze, se wuhagirwa amaraso ye, wogejwe na Yesu, watunganijwe n'amaraso. Hari ubwo yakuhagije amaraso, mbese imyambaro yawe irera. Igitero cya 2, mbese ugendana na Yesu iteka, se wuhagirwa amaraso ye, mbese ujya ubana n'uwari wabambwe, se wuhagirwa amaraso ye. Icya 3, umukwe nazo uzaba umwiteguye, se wuhagirwa amaraso ye, mbese uzakundirwa kujya mu ijuru no gukizwa n'amaraso ye. Igitero cya 4, hunga ibyaha, jya ukora ibitunganye, wejejwe amaraso ya Yesu. Hari isoko itemba ikiza imitima, wejejwe amaraso ya Yesu. Rero ayo magambo aravuze ngo umugabo ari nawe mutambyi w'umuryango yaminjagiye amaraso ku nkomanizo z'umuryango w'inzu, maze agumana nawe umuryango we mu nzu. Iki ni igihe buri mugabo wese, buri mutambyi w'urugo akwiye gufata amaraso ya Yesu, akayaminjagira ku nkomanizo z'umuryango we, agatambirira umuryango we, ku buryo muri buri muryango haba hari uburinzi bw'ijuru, haba hari ikirango cy'ijuru cy'amaraso ya Yesu, cy'uko uwo muryango werejwe Uwiteka muri Egiputa y'iminsi y'imperuka. Hepfo havuze ngo nta rugo rw'Umwisirayeli rwagezwemo na marayika warimburaga. Ikimenyetso cy'amaraso, ikimenyetso cy'uburinzi bw'umukiza cyari kiri ku miryango yabo, bityo umurimbuzi ntiyinjiramo. Haleluya! Amagambo meza cyane. Ni ukuvuga ngo iki kirango cy'amaraso
cyatumye marayika murimbuzi warimburaga imfura n'uburiza, imfura z'abanyegiputa n'uburiza bw'amatungo y'abanyegiputa, yaje kurimbura ariko aho yabonaga ikirango cy'amaraso hose. Ndagira ngo mbabwire ikintu gikomeye, ntabwo marayika murimbuzi yigeze yinjira ahantu hose hari ikirango cy'amaraso. Icyo kirango cy'amaraso cyari gasopo kuri marayika murimbuzi. Mbega uburyo ikirango cy'amaraso gikwiye kuboneka kuri buri muryango. Ndagira ngo mbatangarize ikintu gikomeye, Imana irifuza ko muri iyi minsi haboneka imyiteguro mu isi, imiryango y'abantu ikagaragaza yuko yiteguye kugaruka kwa Yesu. Nk'uko ndagira ngo mbabwire ikintu gikomeye, mbere yuko Yesu avukira mu isi, abamarayika boherejwe mu isi ngo baze basure isi, barebe imyiteguro y'isi, uburyo biteguye umucunguzi wari uje gucungura inyoko muntu. Nuko abamarayika baza gusura isi, bagera hambere bari biteze ahari ko bahasanga imyiteguro. Bajya mu batambyi basanga nta myiteguro, bajya mu banditsi basanga nta myiteguro, bajya mu bafarisayo basanga nta myiteguro, bajya mu matsinda atandukanye yarakuriye ibigendanye no kwitegura kuza kwa Yesu basanga nta myiteguro, bajya mu bantu bose bavuga ko bizera iby'Imana yavuze basanga nta myiteguro. Mu gihe bari bagiye kwisubirayo, babona itsinda ritari rinini by'abantu banihaga, bariraga, nibo basanzwe ko bari basonzeye umucunguzi, nibo bari biteguye umucunguzi. Maze abari bagiye kwisubirayo bafite ipfunwe n'agahinda, babona abantu bake bari bafite icyifuzo cy'uko umucunguzi yaza. Abo nibo babwiwe inkuru y'ibyiringiro. Na mbere gato yuko Yesu agaruka mu isi bwa kabiri, abamarayika bazaza gusura isi, bareba imyiteguro y'abiteguye ko Yesu yagaruka. Ni bande bari kuniha bavuga ngo ngwino mwami Yesu? Abamarayika bazaza gusura isi, bareba abantu bifuza yuko Yesu yagaruka. Abo rero nta bandi, ni ba bandi bafite ikirango cy'amaraso. Bamwe twasomye ku murongo wa 7, ibwirizwa ryavugaga ngo bazende ku maraso, basige ku nkomanizo zombi no mu ruhamo rw'umuryango by'amazuba ubuririyemo. 13, ayo maraso azababera ikimenyetso ku mazu murimo. Nanjye ubwo nzabona ayo maraso nzabanyuraho, nta cyago kizababaho ngo kibarimbure, ubwo nzatera igihugu cya Egiputa. Bidatinze ubwo marayika murimbuzi yenda kuza kurimbura ibibi, inkozi z'ibibi zo mu isi. Marayika murimbuzi, Imana irifuza yuko marayika murimbuzi mbere yuko aza, abana b'Imana, abatahajuru babanza gushyira ikirango cy'amaraso ku mazu yabo, ku buryo kuri buri muryango wifuza kuzarokoka iteka rya marayika murimbuzi haboneka ikirango cy'amaraso, aricyo kimenyetso cy'uburinzi bw'Imana. None se muvandimwe, birashoboka ko wa mugabo waba uri ikigwari utari gukora uwo murimo. Ndagira ngo nkwibwire wa mudamu we, umugabo wawe nahinduka ikigwari, ndagira ngo nkubwire yuko ugomba gufata izo nshingano. Urugo rwawe nubwo byaba bigaragara yuko ari urugo rw'umupfakazi, kuko biragaragara yuko umugabo waba ururimo ntacyo yitayo kuri iyi nshingano yo gushyira ikirango cy'amaraso ku muryango wawe, niba umugabo atabyitayeho, mu ijuru barabona urwo rugo ko ari urugo rw'umupfakazi. Hita wifatira inshingano zo kuba umutambyi w'urugo, uba umugabo w'urugo rwawe. Nubwo uri umugore, ijuru rizagufasha, rizaguha umugisha, maze ushyire ikirango cy'amaraso ku muryango wawe, maze nawo ubonekeho uburinzi bw'Imana. Ingo nyinshi nubwo zirimo abagabo, ariko mu ijuru bazibara ko ari iz'abapfakazi, kuko abagabo ntacyo bamaze. Inshingano zo kuba abatambyi b'urugo barazibagiwe. Abagore nibo bahaguruka mu gitondo bagakora amasengesho y'urugo, amasengesho ya nimugoroba, nibo banihira urugo, nibo banihira abari mu rugo. Ndagira ngo mbabwire abagore, nimuhaguruke mukore izo nshingano. Amagambo yavuze ngo umugabo ari nawe mutambyi w'umuryango, yaminjagiye amaraso ku nkomanizo z'umuryango w'inzu, maze agumana nawe umuryango mu nzu. Ndagira ngo nkubwire, numara gushyira ikirango cy'amaraso ku muryango wawe, ugume mu nzu yawe. Mu yandi magambo, ugume muri Yesu, ugume mu nkuge ari we Yesu Kristo. Kuko marayika murimbuzi naramuka aje kurimbura agasanga wagiye kurukaruka hanze uhengeza mu byaha byo mu Egiputa, nawe araguhitana. Nyamunaguma muri Yesu. Indirimbo nkunda cyane ati, niba uri muri Yesu neza gumamo. Igihe Nowa yaramaze kugera mu nkuge, marayika yakinze, Nowa ntiyaragifite uburenganzira bwo kujya hanze. Niko abana b'Imana bamaze gushyira ikirango cy'amaraso ku nkomanizo z'imiryango yabo, bagomba kuguma mu nkuge ari we Yesu Kristo. Bavandimwe,
icyigisho cyacu kiravuga ngo ikirango cy'amaraso. Mu gihe tuganira kuri iki cyigisho, ndagira ngo mbabwire yuko tugiye kwinjira mu bihe bikomeye cyane. Hari ibintu bitanu nshaka kukubwira ugomba gutekerezaho, bigomba kutubera nka alarme, bigomba kutubera nk'inzogera idukangura muri iki gihe cyo gusinzira. Abantu benshi basinziriye mu Egiputa. Ndagira ngo dukanguke muri iki gihe cya COVID-19. Hari ibintu tugomba kwitega ko bigomba gukurikirana uko byagenda kose. COVID-19 ikintu cya mbere yamaze guhamagara crise économique. Hamaze kubaho igwa ry'ubukungu bukomeye, ubukungu bw'isi bwahungabanye. Ndagira ngo mbabwire ko iki kintu kiraza guhamagara ibintu bikomeye cyane. Bavandimwe, hari hamaze iminsi n'ubundi itari myinshi hari global warming, hari ikibazo cya climate change, indagurika ry'ikirere, ubushyuhe bwamaze kuba bwinshi mu isi. Ndagira ngo mbabwire iki kintu cya COVID-19 kigomba gutuma dukanguka kuko gihamagaye crise économique, gitumye habaho igwa ry'ubukungu. Igwa ry'ubukungu rirahamagara ikintu cya kabiri ngiye kukubwira, nicyo cyitwa nouvelle ordre mondiale. Kiraza guhamagara new world order, kiraza guhamagara gahunda y'imiyoborere y'isi yose, gahunda imwe y'imiyoborere y'isi yose. Ndagira ngo mbabwire iki kiraza gutuma isi yose ihaguruka. Igwa ry'ubukungu riraza gutuma isi yose ihagurukire kuza guhangana n'ibibazo isi yahuye nabyo. Ndagira ngo mbabwire ko umugambi nyamukuru wa new world order, gahunda nyamukuru, umugambi nyamukuru w'iyi miyoborere y'isi yose ni ukugira ngo it is to tackle the world's challenges, ni ukugira ngo habeho gukemura ibibazo by'isi yose, ibibazo rusange isi yamaze guhura nabyo. Ubu crise économique yamaze kuba iy'isi yose. Ndagira ngo rero ibi bigomba guhita bihamagara nouvelle ordre mondiale. Niba ngo crise économique itewe na coronavirus iraza guhamagara gahunda y'imiyoborere y'isi yose, gahunda ihurije hamwe imiyoborere y'isi yose. Kandi iyo gahunda, ubwo buyobozi bw'isi yose bugomba kuziga ku ngingo zikomeye, harimo ibigendanye n'ubukungu, economy, hakazamo ibigendanye na religion, ibigendanye n'iyobokamana, iby'idini, hakazamo ikindi cya politike n'ibindi bitandukanye. Ibi rero bigomba gutuma abantu bakanguka, kuko bumwe mu buryo buzakoreshwa kugira ngo habeho gukemura the one way of tackling this challenge, ubumwe mu buryo buzakoreshwa kugira ngo habeho gukemura iki kibazo kigwa ry'ubukungu bw'isi yose, nta bundi nuko hazabaho gahunda yo kongera akazi, kongera umurimo, habeho gukora cyane kugira ngo ubukungu buzahuke. Ntabwo igihe rero isi izaba igendereye gukora cyane ngo ubukungu buzahuke, hari ikintu kizitabwaho gikomeye mwabavandimwe mwe. Iyo turebye iminsi igize icyumweru kuva Sunday kugeza Saturday, kuva ku wa mbere w'isabato kugeza ku isabato, hari ikintu tugomba gutekereza. Abasilamu basenga ijuma ariyo Friday, basenga kwa gatandatu w'isabato. Abadventiste basenga Jumamosi ariyo Saturday, ariyo Sunday ariho ku isabato. Noneho abagatulika n'andi maeglise y'amaprotesta abasenga ku cyumweru ariyo juma. Nibango basenga ku Sunday ariyo dimanche, ariho kuwa mbere w'isabato. Iyo minsi abantu benshi ntibaba bari gukora, n'ababa batagiye gusenga kenshi baba bihugiye mu gutembera, mu gusura. Ibyo bituma rero abantu benshi batakaza iminsi myinshi ndetse n'amasaha menshi batari kuzahura ubukungu. Mu rwego rwo kugira ngo habeho kuzahura ubukungu, hari ikintu kigomba kubaho byanze bikunze. Imwe mu ngambi zabaho nuko hazabaho gahunda yo kugabanya iminsi abantu basengagaho, hakabaho gahunda yo kugira ngo abantu basenga umunsi umwe, kuko it is one word, nyine ni new world order. Hazaba ari itegeko rigendereye isi yose, habaho gahunda y'isi yose. Rero isi yose igomba kuzafata umwanzuro w'uko habaho gahunda yo gusenga umunsi umwe. Kandi ikintu nshaka kubabwira muri kano kanya, muri iki cyigisho kivuga ngo ikirango cy'amaraso, ndashaka kubabwira yuko nk'uko Yesu Kristo yabambwe hagati y'ibisambo bibiri, niko isabato izabambwa hagati y'iminsi ibiri. Hazafatwa gahunda yuko abantu bose bagomba gusenga dimanche. Iki rero kizatuma hari ibyo kizahamagara mwabavandimwe, kuko isi yose izabyakira.
ntabwo igihugu kizitora ngo kibyange, kuko ibihugu bikomeye bizaba bifite ijambo, kandi ibihugu byinshi bikomeye bizaba bifite ijambo nibyo bizaba bikorerwamo na Satani imbona nkubone. Niyo mpamvu nshaka kukubwira ikintu gikomeye muvandimwe, ndashaka kukubwira ikintu gikomeye. Igihe hazaba hariho iyo gahunda yo gusenga dimanche izakirwa neza, mbese ni ikihe gihugu kizahangara kuvuga ngo ntabwo tubyemeye? Mbese cyabihangara gite? Kandi nubwo cyaba ari igihugu gikennye kizaba gifite inkunga nyinshi zitandukanye z'ibihugu bikize, nikihangara kubyanga bazagifatira ibihano bikakaye, guhagarikirwa inkunga n'ibindi bitandukanye. Ariko uko byamera kose ndagira ngo mbabwire yuko nubwo tubona ko hazakurikiraho iki kintu, ko tubonye ko icya mbere ni crise économique, igwa ry'ubukungu, hagakurikiraho nouvelle ordre mondiale, habeho gahunda y'imiyoborere y'isi yose ihurije hamwe ubuyobozi bw'isi yose. Noneho ubwo ubuyobozi bw'isi yose buhamagara icya gatatu aricyo cya dimanche ikazakirwa neza ari nk'ikigendereye kuzahura ubukungu. Abantu bazabyakira, ntabwo bazaba bazi umugambi wihishe inyuma y'ibyo bintu. Ndagira ngo mbabwire yuko ibihugu nabyo bizaba biri gukora ibyo bimwe na bimwe, ibihugu bimwe na bimwe ntabwo bizaba bizi ikiri inyuma. Ndashaka gusomera amagambo dusoma mu ntambara ikomeye, ikigisho cya 36 ku rupapuro rwa 415, igika cya mbere n'icya kabiri. Haranditswe ngo, bavuga kuri Satani, igihe Satani yereka abana b'abantu nk'umuvuzi ukomeye ushobora kubakiza indwara zabo zose, azateza indwara n'ibyorezo kugeza aho imidugudu n'ibirorero bisigara ari amatongo n'ibidaturwa. N'amaginga yari ku murimo we. Satani arateza impanuka n'ibyorezo mu nyanja no ku butaka, umuriro wa kirimbuzi, umurabukaze, imyuzure, inkuba, imiyaga y'ishuheri, kubura epfo na ruguru, ibishyitsi hirya no hino, kandi mu buryo bwinshi. Imbaraga ze ziri ku murimo. Igika gikurikiraho, yarari ku mwero w'ubutaka, maze inzara n'ubwihebe bigakurikiraho. Ahumanya umwuka wo mu kirere, maze abantu ibihumbi byinshi bakarimbuka. Ibyo byago bizarushaho kwaduka ku isi, kandi ari nako birimbura. Kurimbuka kuzaba ku bantu no ku nyamaswa. Isi iri mu cyunamo ihindutse amatongo, kuko isi irononekaye ihindutse amatongo. Izarimbukana n'ibikomerezwa byayo. Isi yandavujwe n'abayituye, kuko bishe amategeko y'Uhoraho, ntibubahirije amateka ye, bishe n'isezerano rihoraho yagiranye nabo. Ndashaka ko wita kuri iki gika gikurikiraho muvandimwe. Haranditswe ngo, kandi uwo mushukanyi ruharwa azumvisha abantu ko abakorera Imana ari bo bateje ibyo byago. Mubyumve neza. Itsinda ry'abarakaje ijuru rizashinja abubahiriza amategeko y'Imana ko ari bo nkomoko y'ibyo byago byose, bahore babahindura abagome. Hazavugwa ko abantu bagomeye Imana bica isabato yo ku munsi wa mbere w'icyumweru ari we dimanche. Kubw'ibyo icyo cyaha cyateje ibyorezo bikazahagarara ari uko umunsi w'icyumweru maze guhatirwa abantu bose, kandi ko abakomeza gushyigikira itegeko rya kane baba batesheje umunsi w'icyumweru icyubahiro cyawo, ndetse ko bahungabanya umutekano mu gihugu, kuko bakibuza umugisha w'Imana kandi bakadindiza ubukungu bwacyo. Ndasubiramo iyi paragraphe. Kandi uwo mushukanyi ruharwa azumvisha abantu ko abakorera Imana ari bo bateje ibyo byago, ibiheze za coronavirus n'ibindi bigiye kuza. Arakomeza ngo, itsinda ry'abarakaje ijuru rizashinja abubahiriza amategeko y'Imana ko ari bo nkomoko y'ibyo byago byose, bahore babahindura abagome. Hazavugwa ko abantu bagomeye Imana bica isabato yo ku munsi wa mbere w'icyumweru dimanche. Kubw'ibyo icyo cyaha cyateje ibyorezo bikazahagarara ari uko umunsi w'icyumweru maze guhatirwa abantu bose, kandi ko abakomeza gushyigikira itegeko rya kane baba batesheje umunsi w'icyumweru icyubahiro cyawo, ndetse ko bahungabanya umutekano mu gihugu, kuko bakibuza umugisha w'Imana kandi bakadindiza ubukungu bwacyo. Icyo kirego cya kera cyarezwe umugaragu w'Imana kizabyutswa, kandi n'impamvu zizaba ari zimwe. Maze ahaba abonye Eliya aramubwira ati, mbega ni wowe n'umuruho wateje Isirayeli? Eliya aramusubiza ati, erega si jye wateje Isirayeli umuruho, ahubwo ni wowe n'inzu ya so, kuko mwaretse amategeko y'Uwiteka mugakurikira Bali.
nibwo abantu bazaza birangwa n'uburakari babitewe n'amazimwe babwiwe, maze bibasira abagaragu b'Imana nk'uko babahakanyi bo mu Bisirayeli bibasiye Eliya. Ndagira ngo iki kintu ucyumve neza muvandimwe, iki kintu ugomba kucyumva neza. Iyi coronavirus yamaze gutera yatumye economy iba collapsed. Iyi economy, ubukungu bw'isi buhita buhirima bugwa hasi bukazahara. Hagiye kubaho gahunda y'imiyoborere y'isi, n'ubundi maze igihe kirekire yapanzwe, hariho iyi nouvelle ordre mondial. Iyo ubwo buyobozi bw'isi yose nibwo buzahagurukira gukemura ibibazo isi ifite, kandi ubwo buyobozi buzaba butewe inkunga iri direct na Satani, kandi azaba afite abakozi nubango ikiyoka kigomba kuzagaragara muri uwo murimo, maze inyamaswa ikagiramo uruhare, igishushanyo cy'inyamaswa kikagiramo uruhare, kandi bikigaragaza mu bihugu byo ku isi bigomba kumvira amabwiriza ye. Dimanche nimara gushyirwamo imbaraga, iyo ni Sunday law enforcement, aka gahato ka dimanche nikamara gushyirwamo imbaraga, isi yose ikakakirana na yombi, ndagira ngo mbabwire ikintu gikomeye. Ntabwo abantu bose bazahera ko bakemera ngo abantu bose bemere kuyoboka ibyo inyamaswa yavuze. Ndagira ngo mbabwire hazabaho ibihano bikomeye ku bantu bazanga kumvira amabwiriza yose, kuko bazaregwa ko aribo bari guteza umutekano muke, baregwe yuko aribo bari kugusha ubukungu bw'isi, aribo banzi b'amahoro, nibo bari gutuma ubukungu butazahuka. Abazakomeza kugundira amategeko y'Imana, harimo by'umwihariko itegeko ry'isabato, itegeko rya 4. Ndagira ngo mbabwire bazahura n'ibihombo bikomeye. Icyambere, bamwe muri bo bazirukanwa ku kazi, abandi bazangirwa kwivuza, abandi bazangirwa kujya kugura cyangwa kugurisha, abandi bazirukanwa mu macumbi, abandi bazahura n'akaga gakomeye. Ariko dufite isezerano ryiza dusoma mu gitabo cy'Uwifuzwa ibihe byose, icyigisho cyiza cyane, amagambo meza dusoma mu cyigisho cya 73 mu gitabo cy'Uwifuzwa ibihe byose ku rupapuro rwa 455, amagambo meza cyane dusoma y'ibyiringiro. Hari amagambo meza, igika cya 3, amagambo avuga ngo Yesu yarebaga ahazaza habigishwa be, yabonye hari uzamanikwa ku giti, undi ku musaraba, undi agahungira mu bitare byo ku nyanja, abandi bakarenganywa ndetse bakicwa. Yabasubijemo intege, abereka ko azabana nabo mu bigeragezo byose bazahura nabyo. Iryo sezerano yabahaye ntabwo ririgera rihinduka. Haleluya! Ntabwo ririgera rihinduka. Imana izabagaragu bayo bayikunda, bari muri za gereza cyangwa baciriwe mu birwa bahorwa izina ryayo. Imana ibana nabo ikabahumuriza. Iyo umwizera ahagaraye mu nkiko z'isi avugira ukuri, Kristo ahagararira uruhande rwe. Akarengane n'ibitutsi byose ahura nabyo bigera no kuri Kristo. Kristo yongera gucirwa urubanza binyuze muri uwo mwizera. Iyo hari ushyizwe mu nzu y'imbohe, Kristo yuzuza urukundo rwe mu mutima we. Iyo hari uwishwaho izina rye, Kristo aravuga ati ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka, kandi nduhoraho. Icyakora nari narapfuye, ariko none dore mporaho iteka ryose, kandi mfite imfunguzo z'urupfu n'iz'ikuzimu. Ibyahishuwe 1:18. Utanga ubugingo bwe ku bwanjye aba abwibikiye iteka ryose. Haleluya! Dufite isezerano. Nubwo abana b'Imana bagiye gusakirana n'ibikomeye, bamwe bakamburwa akazi, diplome zigapfa ubusa, amaperima agapfa ubusa, uburambe bugapfa ubusa, amacertificate abantu bafite bigapfa ubusa, amazi abantu bubatse bazayirukanwamo, imitungo abantu baruhiye igihe kirekire, amashyamba abantu bateye, amazi abantu bubatse, ibiga abantu bashinze, ibintu byinshi abantu baruhiye. Nagira ngo mbabwire abantu benshi bagiye kubyirukanwamo. Nuhitamo kumvira Imana, ugahitamo kunamba ku Mana, ugahitamo kwikomeza ku mategeko y'Imana, ukanga kugendera ku migenzo y'abantu n'imigenzo ya new one order igiye gushyirwamo imbaraga mu minsi iri imbere, ariko igendereye kurwanya amategeko y'Imana, by'umwihariko itegeko rya 4 aricyo kimenyetso cy'Imana mu minsi iri imbere, ku buryo kuyumvira bizaba ari ikimenyetso cy'Imana, ndetse kutayumvira bikazaba ari
kuba ufite ikimenyetso cy'inyamaswa. Ndagira ngo nkubwire bavandimwe, tugiye kugera mu bihe bikomeye aho amagambo azasohora ngo n'isi ntiyari ikwiye ko bayibamo. Isi igiye kutwanga, isi igiye kwanga abantu b'Imana, ariko isezerano tubonye ni uko isezerano ry'Imana ryo kuzabana n'abageragezwa ritigeze rihinduka. Imana izi abagaragu bayo bayikunda bari muri za gereza cyangwa baciriwe mu birwa bahorwa izina ryayo. Imana ibana nabo ikabahumuriza. Iyo umwizera ahagaraye mu nkiko z'isi avugira ukuri, Kristo ahagarara iruhande rwe. Akarengane n'ibitutsi byose ahura nabyo bigera no kuri Kristo. Kristo yongera gucirwa urubanza binyuze muri uwo mwizera. Iyo hari ushyizwe mu nzu y'imbohe, Kristo yuzuza urukundo rwe mu mutima we. Iyo hari uwishwe aho izina rye, Kristo aravuga ati ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka kandi nduhoraho. Icyakora nari narapfuye, ariko none dore mporaho iteka ryose, kandi mfite imfunguzo z'urupfu n'iz'ikuzimu. Utanga ubugingo bwe ku bwanjye aba abwibikiye iteka ryose. Haleluya. Ndagira ngo muvandimwe nkubwire yuko ikindi kintu kizakurikira iyi Sunday law enforcement, kizakurikira akagahato ka dimanche. Nuvuga ngo habanje crise economique, igwa ry'ubukungu ryabaye, ritari hamagara yuko isi yose igomba guhita yicara hamwe ikashakira ikibazo, igashaka ibisubizo by'ibibazo isi yose ifite. Kandi twabonye ko ibyo bibazo byatewe na Satani, kuko niwe nyirabayazana w'ibyo byose. Nuko iyo nihahita hajyaho iyo nouvelle ordre mondiale, aribwo buyobozi bw'isi yose, gahunda y'imiyoborere y'isi yose abantu bagomba kwicara hamwe, abakomeye b'isi, ngo bige uburyo bazana ibisubizo mu isi yamaze kugerwaho n'ibibazo. Ni ukuvuga ngo tubonye ko hazahita hakurikiraho, kuko kimwe mu bisubizo bazatanga kizaba kizewe kizakirwa n'amahanga yose, ni dimanche, yuko abantu bose bagomba kuruka dimanche. Ku isabato amaduka yose akazajya bafunguye, ibintu byose bikazajya aribwo bizajya bikorwa dimanche. Amasitasiyo y'amayisansi akaba afunze, amasoko akaba afunze. Nuvuga ngo hakazabaho ingamba zigomba kubangamira abantu bose bikomeza ku isabato y'uhoraho. Ndagira ngo mbabwire, hazaboneka itsinda rito ritari rinini rizakomeza kumvira Imana, kuko mu bihe byose Imana yagiye igira ba Henoki. Nasomye amagambo yanejeje cyane avuga ngo muri iyi minsi ba Henoki bariho. Kandi igihe Eliya nawe yasengaga avuga ngo Mana nige muhanuzi wawe wenyine usigaye, Imana yaramubwiye iti mfite n'ibindi bihumbi 7 bitigeze bipfukamira Bali. Mbega uburyo Imana ifite abantu bayo ahantu hatandukanye, mbega uburyo nifuza kuba muri bo, mbega uburyo ngusabira ngo uboneke muri iryo tsinda rito. Iryo tsinda rito rizahitamo gukomeza kumvira Imana. Uyu munsi ntabwo wababona, ariko ndagira ngo mbabwire ikintu gikomeye cyane. Icyo cya gatatu nikimara gushyirwamo imbaraga, hakabaho iyo Sunday law enforcement, iyo dimanche igashyirwamo agahato, icyumweru kigashyirwaho agahato, abantu bose bagategekwa gusenga ku cyumweru. Ndagira ngo mbabwire ikintu kizakurikiraho gikomeye. Dusoma nuvuga ngo cyakane kizakurikiraho na akarengane, persecution. Hazabaho akarengane, habeho kurenganya abantu banze. Kandi ntabwo bizaba ari nk'akarengane ko mutera, ahubwo bizaza ari nko gukuraho igitusi, kwikiza abo bantu batari gushakira isi amahoro, abo bantu batari gutuma isi ibona umugisha uva ku Mana, kuko bazitirira dimanche nk'umunsi Imana yahisemo kugira ngo ihabwe icyubahiro, iramywe. Ariko na n'uyu munsi ntushobora kubona isomo na rimwe muri Bibiliya rishyigikira yuko ku munsi wa mbere dimanche ari wo munsi wo gusenga Imana, ariyo sabato y'uhoraho. Nta hantu nahamwe ushobora gusoma muri Bibiliya yuko isabato y'Imana ari dimanche. Nubwo bazaba badafite ibihamya bishyigikira dimanche umunsi basengaho, ariko bazashyiramo imbaraga ngo bikize abantu bose barwanya gahunda y'isi yose. Ibyo rero bizahamagara akarengane. Akarengane iyo dusomye mu ntambara ikomeye, page 422 hasi ukambuka 423, amagambo ari ku kigisho cya 37, turasoma amagambo avuga ngo ubwo igihe cy'ishungura kizaba kigeze, abagize ijambo ry'Imana umuyobozi w'ubugingo bwabo bazagaragara. Mu gihe cy'impeshyi ntushobora gutandukanya ibiti bihora n'ibibabi bitoshye n'ibindi biti, ariko iyo umuyaga w'urugaryi uhindukiye, ibiti by'amababi atoshye ntibihinduka. Igihe ibindi byashizeho amababi, uko niko n'abambaye ishusho y'ubukristo nta washobora kubatandukanya n'abakristo nyakuri muri iki gihe. Ariko igihe kiri hafi, itandukano rikagaragara. Mureke impaka zibyuke, ubwaka no kutababarira byongere bihabwa umwanya.
umuriro w'akarengane utangiye kugurumana, nibwo abafite kwizera kutajegajega n'abakristo b'indyarya bazava mu byizerwa. Ariko umukristo nyakuri azahagarara ku rutare ashikamye, afite kwizera gukomeye, ibyiringiro bye bizarabagirana kurusha mu gihe cy'amahoro. Umunyezaburi yaravuze ati, kuko ibyo wahamije ari byo nibwira, amategeko wigishije ampesha guhitamo, nicyo gituma nanga inzira z'ibinyoma. Aba bana b'Imana nubwo bazasakirana n'akarengane, ariko bazanga inzira z'ibinyoma uko byagenda kose. Iki kintu ndagira ngo ucyumve muvandimwe. Iyi coronavirus twe kuyireba gutyo gusa ngo igende nta cyigisho dusigiye, ikwiye kudusigira icyigisho gikomeye, kuko twamaze kubona yuko igwa ry'ubukungu ryamaze kuba evident, ryamaze kuba ukuri ku isi yose. Ubukungu bwamaze kwikubita hasi, bwarindimutse. Ubwo rero bugomba guhamagara nouvelle ordre mondiale, bugahamagara new world order, gahunda y'imiyoborere y'isi yose ije ngo ikemura ibibazo isi ifite, climate change, crise economique n'ibindi bitandukanye. Ariko there's something behind, hari ikibiri inyuma. Ni Satani wifuza gukora Imana mu jisho, agendereye kwataka isabato y'Imana. Ariko ikintu nkubwira nuko nubwo hazaba akababaro kenshi, hazabaho umubabaro mwinshi, ntabwo ubuhanuzi buzabura gusohora. Kandi uko byagenda kose hazakurikiraho dimanche abanga kuyiruhuka bafite ikimenyetso cy'Imana bazagerwaho n'akaga gakomeye. Ahubwo hazakurikiraho akarengane. Hirya y'akarengane hari isezerano dufite ryiza rinejeje, aricyo cya gatanu nshaka kukubwira ugomba kuzirikana. Nuko hazabaho icyo twita deliverance de saints, hazabaho gutabarwa kw'abera. Haleluya. Hazabaho gutabarwa kw'abera. Uzabyiga mu ntambara ikomeye, icyigisho cya 41, uzabyiga neza. Ariko ngiye kugusomera amagambo yewe aboneka mu ntambara ikomeye, amagambo dusanga ku icyigisho cya 40, icyigisho cya 40 mu gitabo cy'intambara ikomeye. Hari amagambo meza cyane nshaka kugusomeramo. Reka ngusomere amagambo atangira icyo cyigisho. Aravuga ngo page 444, igihe amategeko ya leta zo ku isi azaba atakibasha kurinda abakomeza amategeko y'Imana mu bice byose by'isi, hazaba umuvurungano wo gushaka kurimbura ubwoko bw'Imana. Igihe kigiye kuza ubwo amategeko yo ku isi atazaba atakibasha kurinda abakomeza amategeko y'Imana. Muri iyi minsi ushobora guhura n'akarengane ukajya kurega muri leta bakakurenganura, kandi ndabishima rwose. Ariko ndagira ngo nkubwire ko amagambo aravuze ngo igihe amategeko ya leta zo ku isi azaba atakibasha kurinda abakomeza amategeko y'Imana mu bice byose by'isi, hazaba umuvurungano wo gushaka kurimbura ubwoko bw'Imana. Ubwo igihe cyagenwe n'itegeko teka kizaba cyegereje, abaturage bazagambana rwihishwa ngo babatsembe hakiri kare. Hazaba hagambiriwe ko mu ijoro rimwe gusa hazaba ubwicanyi buzaba butababarira n'umwe. Bamwe mu bantu b'Imana bazaba bafungiwe muri kasho zicuruza umwijima, abandi bazaba bihishe mu mashyamba no mu bihanamanga, bakomeje gutakambira Imana ngo ibarinde. Mu gihe mu mpande zose z'isi abantu bitwaje intwaro z'intambara kandi bayobowe n'abamarayika ba Satani bazaba barimo kwitegura kubamarira kwicumu, icyo gihe nibwo Imana ya Isirayeli izarogoya imigambi yawo, ikarengera ubwoko bwayo yatoranyije. Uhoraho aravuga ati, icyo gihe muzaririmba nk'abari mu gitaramo cy'umunsi mukuru, muzanezerwa nk'abayobowe n'ijwi ry'umwirongi bagiye mu ngoro y'Uhoraho, muzanezerwa nk'abagana Imana urutare rwa Isirayeli. Uhoraho azumvikanisha ijwi rye riteye ubwoba, azerekana ko abangukira guhana arakaye. Azabigaragariza mu mirabyo, azabigaragariza mu mvura y'umugaru n'amahindu. Ababi bazavuzwa rw'intsinzi bakwena kandi bakina ku mubyimba. Icyo gihiriri cy'inkozi z'ibibi kizaba kiri hafi kubasimbukira ngo kibarimbure, maze umwijima w'icuraburindi uzaba ukomeye kuruta wa mu gicuku, uzatwikira isi yose. Noneho umukororombyo urabagiranishwa n'ikuzo riturutse ku ntebe y'Imana uzakwira ikirere cyose cy'ijuru, umere nk'uzengurutse iyo nteko yose y'abizera batabaza Imana. Cya kivunge cy'abagizi ba nabi kizatungurwa gifatirwa ako kanya. Rwa rwamo ntuzumvikana ukundi, bazibagirwa umugambi w'ubwicanyi bari bafite. Kubera ubwoba bazatumbira icyo kimenyetso cy'isezerano y'Imana,
bifuza gusa icyabarinda umucyo w'Imana ubahuma amaso. Naho ku ruhande rw'abantu b'Imana humvikana ijwi rituje kandi rinogeye amatwi rivuga riti nimwubura imitwe yanyu. Maze bubura amaso yabo, barebye mu ijuru babona ikimenyetso cy'isezerano. Bya bicu bya rukokoma bicuza umwijima byari bitwikiriye ikirere bireyuka, kandi nk'uko byagendekeye Sitefano batumbiriye mu ijuru babona ikuzo ry'Imana n'iry'Umwana w'umuntu bicaye ku ntebe ya cyami. Bitegereje ishusho ye y'ubumana babona ibimenyetso byo kwicisha bugufi kwe. Maze bumva asaba se imbere y'abamarayika bera ati data niwe wabampaye, none ndashaka kuzabana nabo aho nzaba ndi, kugira ngo bitegereze ikuzo wampaye, kuko wakunze isi itararemwa. Wankunze isi itararemwa. Hongera kumvikana ijwi ry'indirimbo yo kunesha rigira riti baraje ni intungane inziramakemwa n'abaziranenge, bakomeje ijambo ryo kwihangana kwanjye, bazajya bagendera hagati y'abamarayika. Maze babandi bari bafite mu maso hasuherewe kandi badidimanga, nyamara bakaba bakomeje kugundira kwizera kwabo, batera hejuru bavuza impundu zo kunesha. Mu gicuku hagati nibwo Imana izerekana imbaraga zayo zo kurokora ubwoko bwayo. Izuba rizarasa rimurikisha umucyo w'imbaraga zayo. Ibimenyetso n'ibitangaza bizakomeza gusimburana vuba vuba. Inkozi z'ibibi nizibona ibibaye zizarushaho gukuka imitima no gutangara, nyamara intungane zo zizanezezwa n'ibyo bimenyetso byo gutabarwa kwabo. Ibyaremwe byose bizaba bimeze nk'ibyahagaritswe gahunda bisanganywe. Imigezi yatembaga izahagarara, ibicu bya rukokoma kandi bicuza umwijima bizanyuranamo. Hagati mu kirere cy'ijuru gicuza umwijima hazaboneka umwijima urabagirana n'ikuzo ritarondoreka. Ahazumvikana ijwi ry'Imana rimeze nk'iry'amazi menshi asuma rigira riti karabaye. Hazabaho ibimenyetso bitandukanye bavandimwe, ariko ndagira ngo nibura mbasomera amagambo meza aboneka mu ntambara ikomeye paje 448, igika cya 2 kugeza ku gika cya 4. Haranditswe ngo bidatinze iburasirazuba haboneka agacu gato kirabura kajya kungana na 1/2 cy'ikiganza cy'umuntu. Ako gacu kari kazengurutse umukiza kandi kagasa nagakikijwe n'umwijima impande zose. Ubwoko bw'Imana bumenya ko ari ikimenyetso cy'Umwana w'umuntu, bakomeza gutumbira ko gacu mwicuza ryinshi. Uko gakomeza kuza buhoro buhoro kegera isi, ni nako karushagaho kugira umucyo urabagirana n'ubwiza, kugeza igihe gahinduka igicu kinini cy'umweru nk'amahindu. Kandi aho gitangirira hasaga n'ibirimi by'umuriro, naho hejuru yacyo hari umukororombya w'isezerano. Yesu niwe wari imbere nk'umugaba w'umunyambaraga. Ubu bwo ntiyari wa muntu w'umunyamibabaro wo kunyweshwa cya gikombe gisharira kandi cy'urukozasoni n'amahano yose. Aje ari umuneshi mu ijuru no mu isi, kugira ngo acire imanza abazima n'abapfuye. Indahemuka n'umunyakuri, ashingiye ku butabera, aca imanza kandi akajya ku rugamba, kandi ingabo zo mu ijuru zari zimukurikiye. Ashagawe n'iteraniro ry'abamarayika bera batabarika. Mu njyana yo mu ijuru bahanika indirimbo y'ibyishimo. Ikirere cyose cyuzuye urwo rwererane. Abamarayika 10,000 ka bihumbi 10 n'ibihumbi ka bihumbi. Nta karamu y'Umwana w'umuntu yabasha gucishiriza ibyo bintu. Nta bwenge bw'umuntu upfa bushobora gutekereza uko umucyo w'ubwiza bwabyo. Ikuzo rye risesuye ijuru, kandi isi yuzuye ishimwe ry'abayisingiza. Irabagirana nk'urumuri. Ubwo igicu gihoraho kizaba kigeze hafi, ijisho ryose rizabona umutware w'ubugingo. Noneho ntazaba yambaye ikamba ry'amahwa muri rwa ruhanga rwe ruziranenge, ahubwo azaba atamirijwe ikamba ry'ubwiza muri rwa ruhanga ruziranenge. Mu maso he hazaba harabagirana umucyo nk'uw'izuba ryo ku manywa y'ihangu, kandi ku mwambaro we no ku kibero cye handitswe izina ngo Umwami ugenga abami n'umutegetsi ugenga abategeze. Bavandimwe, nubwo tubonye ko ubwoko bw'Imana buzanyura mu bihe bikomeye, bagaca mu bishishana cyane, ariko isezerano dufite ryiza nuko Kristo azabonekera bamutegereje abazaniye agakiza. Hazabaho gutabarwa mu gihe abana b'Imana bazaba basuherewe bafite agahinda kenshi. Kristo azatabara kandi azarengera ubwoko bwe bwamutegereje, nubwo bwanyuze mu mibabaro myinshi,
ariko Imana ntabwo izakomeza kwihanganira kubabara kwabo, ahubwo Kristo bahamije, bihanganiye, bemeye kubura akazi kubera we, bemeye ko amadiplome baruhiye, PhDs, amadoktora, abantu baruhiye igihe kirekire, ibintu byinshi abana b'Imana barundanyije mu isi. Ndagira ngo mbabwire, bemeye kubihara kubera Kristo, abo Yesu azababonekera aje kubatabara. Haleluya. Wamuka azaba muri iryo teraniro, wamuka arushaho kwitegura uwo munsi. Mbese muvandimwe, waba wifuza kuboneka muri uwo mugabane w'abazahirwa bakajya gusanganira umwami mu kirere badafite ipfunwe? Ndagira ngo nkugire inama 6 zikurikira ugomba kwitaho. Inama ya mbere, cyigisho turi kwiga wibuke ko kivuga ngo ikirango cy'amaraso. Kugira ngo iki kirango cy'amaraso kiboneke ku muryango wawe, kiboneke ku bugingo bwawe, ikintu cya mbere ugomba usabwa ni ukwihana no kubabarwa ibyaha. Ukeneye kumenya niba warihannye, ukeneye kumenya niba warababariwe ibyaha byawe. Luka 24:45 kugeza 47, Yesu yarivugiye ngo kandi ko kwihana no kubabarwa ibyaha bikwiye kubwirwa amahanga yose. Ukeneye kumenya niba warihannye muvandimwe. Mbese waba warihannye? Mbese izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo? Mbese Yesu arakuzi? Mbese mu ijuru barakwishimira? Mbese mu ijuru iyo barebye babona ku muryango wawe, mbese babona umutima wawe uriho ikirango cy'amaraso nk'ikimenyetso cy'uko werejwe Uwiteka? Icya kabiri ni ukwatura ibyaha byawe, kwatura icyaha cyose. Yeremiya 3:13 hati icyo nshaka kimwe ni ukwemera ibyaha byawe. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana 1:9 hati nitwatura ibyaha byacu, Imana yacu niyo kwizerwa kandi ikiranukira kutubabarira no kutwezaho ibyaha byacu. Yesu arifuza kutubabarira. Nk'uko isi yuzuye oxygene, uyu mwuka duhumeka, niko Imana yayujuje imbabazi zayo. Imana irifuza ko imbabazi zayo zandikwa imbere y'izina ryawe. Mbese imbere y'izina ryawe mu bitabo byo mu ijuru handitsweho ngo iki? Ukwiye guhirimbanira yuko muri iki gihe gito dusigaranye, imbere y'izina ryawe mu ijuru handikwa ngo yarababariwe, yarababariwe. Ukeneye kwatura ibyaha byawe. Byashoboka ko wahemukiye Imana mu buryo bumwe cyangwa ubundi, yisaba imbabazi. Yesu yiteguye kukubabarira. Haleluya. Yiteguye kukubabarira no kukwezaho ibyaha byawe byose. Mbese waba witeguye gusaba Imana imbabazi? Yesu arifuza kubigufashamo. Kandi bishoboka ko wafitanye ikibazo n'undi muntu, irifuza yuko icyaha cyose waba warakoze, cyaba gito cyangwa cyaba kinini, waba waragikoreye Imana cyangwa waragikoreye undi muntu, banza usaba Imana imbabazi, usaba imbabazi nabo wahemukiye, ukemura ikibazo ufitanye n'ijuru n'undi muntu wese, maze mu ijuru wandikweho ngo nubwo yacumuye, nubwo yakoze ibyaha, ariko yarababariwe. Haleluya. Icya gatatu ugomba kwitaho, niba wifuza ko ikirango cy'amaraso kiboneka ku bugingo bwawe no ku muryango wawe, ni ugusenga udakina. Gusenga udakina dusoma mu gitabo urwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike igice cya 5:17 haranditswe ngo musenga ubudasira. Dukeneye kugira amasengesho, kandi niba uri umutambyi w'urugo wibuke igitambo cya mu gitondo, igitambo cya nimugoroba. Mbese iwawe hajya humvikana indirimbo zihimbaza Imana mu gitondo? Iwawe hajya humvikana indirimbo zihimbaza Imana nimugoroba? Mbese iwawe hajya habumburirwa Bibiliya? Mbese iwawe hajya haririrwa amarira nk'ikimenyetso cy'uko mwifuza yuko Yesu yagaruka kudutabara? Urahirwa, kandi ibyo uri gukora uri gushyira ikirango cy'amaraso ku muryango wawe. Isezerano dufite ryiza ni uko utazingingira ubusa. Dukeneye gusenga tudakina. Amagambo nakunze cyane mu gitabo cyitwa Daring to Ask for More, gutinyuka gusaba ibirenze, igitabo cy'icyongereza ku page 38 haranditswe ngo He wants to abide with us through his spirit. Arifuza kugumana natwe anyuze mu mwuka wera. He wants to be part of our daily lives. Arifuza kuba umugizi umugabane w'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Arifuza kuba ugize umugabane w'ubuzima bwacu bwa buri munsi. If we truly know him, no introduction is necessary when we pray. Niba tumuzi mu by'ukuri, niba tumuzi rwose, ntabwo ya magambo y'intangiriro ari ngombwa igihe tuje turi gusenga. Hari igihe umuntu ajya gusenga, yaba agiye gusenga Imana
agatangira yitera imitoma, agatangira yitereta, agatangira yishimashima nka kwa kundi Eliya yabwiye ba bantu ku musozi Karumeli ati ahari yasinziriye ikeneye gukangurwa, ahari yazindutse Eliya arabashungera. Ubwo rero abantu batangira gusenga batereta Imana, bagatangira bayitera imitoma. Ndagira ngo wumva aya magambo aravuze ngo if we truly know him, niba tumuzi neza mu by'ukuri, no introduction is necessary when we pray. Nta magambo y'intangiriro akenewe yo kugusha neza Imana ngo tubone dusenge, oya, ahubwo avuze ngo he recognizes our voice instantly and we recognize his, aza amajwi yacu tugitangira gusenga kandi natwe tuzi amajwi ye. Aya magambo ni meza. Dukeneye gusenga kugeza ubwo Imana ihinduka inshuti yacu, intimate friend, igahinduka intimate, ya nshuti y'inkoramutima, ku buryo Imana ihinduka inshuti yacu. Nitujya gusenga ntabwo tuzakenera kubanza kuyitereta no kuyitera imitoma, ahubwo directly tuzahita twihutira kuyibwira, tuyiganiriza ibyacu bituri ku mutima. Ubundi gusenga, nakunze ukuntu babivuze mu kugana Yesu, baravuze ngo gusenga ni ukugururira Imana umutima. Rero niba ari ukugurura Imana umutima, ntabwo bisaba kubanza kuyitereta. Niba ngo igihe cyose uje imbere yayo uhita ufungura Imana ikinjira, mukagirana ikiganiro nk'inshuti yawe magara. Iki kintu ndagira ngo rero ucyumve, dukeneye gusenga tudakina. Ikintu cya kane tugomba kuzirikana, niba twifuza ko ikimenyetso cy'Imana, iki kirango cy'amaraso, ikimenyetso cy'uburinzi bw'Imana kiboneka ku bugingo bwacu, ni ikintu cya kane cyitwa kwiga ibyanditswe byera. Kwiga ibyanditswe byera, dukeneye kwiga ibyanditswe byera. Zaburi 119 umurongo w'105, ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye, ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye. Yari abizi neza umunyezaburi, arabyandika, arandika ati ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye, ni umucyo umurikira inzira yanjye. Arongera arandika ku murongo w'130 amagambo agira ati guhishurirwa amagambo yawe kuzana umucyo, guhabaswa ubwenge. Haleluya. Dukeneye kwiga ibyanditswe byera as never before. Dukeneye kubyiga kuruta uko twigeze tubyiga. Dukeneye kwigira ijambo kugeza ubwo ijambo ry'Imana rihinduka imibereho yacu. Nitugenderere gupakira mu mitwe yacu gusa, cyangwa tuzabona ibyo tubwiriza, tuzabona inyunganizi, tuzabona ibyo tubwira abantu. Oya, dukeneye kuryigira, kumenya ubushake bw'Imana, icyo Imana ishakira ubugingo bwacu, kugeza ubwo twifuza kucyumvira. Ikindi gikurikiraho cya gatanu ni uguhishura imico ya Kristo. Guhishura imico ya Kristo, iyo dusomye muri Matayo igice cya 5 umurongo wa 14 haranditswe ngo muri umucyo w'isi, muri umucyo w'isi. Imana irifuza yuko abantu bamenya imico y'Imana, bamenya iby'Imana, bamenya Imana. Ndamwibuka Nebukadinezari igihe bari mu kibaya cya Dura, atera hejuru agira ati ndareba mwitanura, kandi ndareba uwa kane ndabona asa n'umwana w'intama watambwe hereye ku kuremwa kw'isi. Amagambo yaneje, ndabona asa n'umwana w'intama. Ndashimira Imana ko abasore bane igihe bari bageze i Babuloni ntabwo bigeze bahisha yuko bayoboka Imana. Imibereho yabo yaravugaga, bari nka Bibiliya Imana yandikiye Abanyababuloni, igomba kugenda ibwiriza, haba mu kazi, haba mu itanura, ku buryo no mu itanura basomye iyo Bibiliya bayibonamo Yesu. Haleluya. Dukeneye, abantu bakeneye kumenya Imana binyuze muri twe, ku buryo duhishura Imana mu baturizengurutse, abantu bakamenya Imana ku bwacu, tugahinduka Bibiliya Imana yandikiye abantu, tugahinduka inzandiko nk'uko Pawulo yabivuze. Icyanyuma aricyo cya gatandatu kiravuga ngo gukiranuka muri byose. Ibyahishuwe igice cya 2 umurongo wa 10 haranditswe ngo nitoro n'urwandiko rwandikiwe abisimuruna, ni babandi bari buzanyure mu bikomeye, mu karengane gakomeye nk'akarindira ubwoko bw'Imana vuba bidatinze. Maze umukunzi wabo Yesu arabandikira arababwira ati ujye ukiranuka ugeze gupfa, nanjye nzaguha ikamba ry'ubugingo. Mbega uburyo isomo rivuga
gukiranuka. Ingingo ya gatandatu irakomera avuga ngo gukiranuka muri byose. Ntabwo ivuze ngo gukiranuka muri byinshi, oya, ni ugukiranuka muri byose. Imana irifuza ko dukiranuka muri byose. Abantu benshi byaraboroheye gukiranuka muri byinshi, ariko byarabakomereye gukiranuka muri byose. Benshi bakiranutse muri byinshi, bakiranutse mu gutangira isabato, bakiranuka mu gufasha abakene, bakiranuka mu guteza intambwe, bakiranuka mu gutanga icyacumi n'ibindi byinshi. Ariko binyuze muri Matayo 23 umurongo 23, Yesu arababwira ati, banditsi n'abafarisayo yemwe mwandyarya mwe, muzabona ishyano kuko mutanga kimwe mu 10 cy'isogi na anisi na kumino, ariko mukirengagiza amwe mu magambo akomeye yo kutaberana imbabazi. Ababwira amagambo akomeye avuga ngo ibyo mwari mukwiye kubikora, ariko na bya bindi nimubireke. Niba ngo bakiranutse muri byinshi, ariko ntibakiranuka muri byose. Mbega uburyo Imana ikwiye kudufasha muri iki gihe gisoza, ubwo tugiye gusakirana n'ibikomeye, tugiye kujya muri match finale, tugiye kujya mu mukino uheruka, urugamba rw'intambara ikomeye. Imana izohereza y'abakinnyi izabizi neza yuko bazayihagararira. Ni babandi Satani nawe areba akagira ubwoba. Amagambo nisomi yavuga yuko hari abantu batera Satani ubwoba. Amagambo arambwira ngo umunyantege nke wisunga Kristo uwatera ubwoba Satani n'ingabo ze. Niba ngo Imana izohereza ku rugamba abantu bazayihagararira, babandi n'ubundi Satani areba akagira ubwoba. Babandi dusoma muri Yakobo ngo mwegere Imana nayo izabegera, babandi begera Imana koko ikaba yarabegereye, babandi Satani ageraho agashya areba akagira ubwoba. Dukeneye gusaba Imana ngo idushyire muri iryo tsinda. Hari abantu Satani areba akagira ubwoba ku buryo abona ko nta kindi yabakorera uretse kuba yabababaza nk'uko yababaje Yobu. Agafata imitungo yabo, agafata akazi kabo akabirukana ku kazi, agafata ibyo bagiye baruhira igihe kirekire bikarindimuka bigahomba, agafata kugeza ubwo n'umubiri wabo wadukira, ari ku mutima wabo Imana yaramuhaye gasopo ati umva nguhaye ibintu byose kuri we n'umubiri we, ari ku mutima we ni gasopo, ubugingo bwe ni gasopo. Ndasaba Imana ubwo dusoza icyigisho kivuga ngo ikirango cy'amaraso, ndasaba Imana n'ukuri ngo idushyire muri iryo tsinda ridasanzwe, idushyire muri iryo tsinda ry'abantu b'Imana, idushyire muri iryo tsinda ry'abantu babandi batera ubwoba Satani, kuko abantu bazajya mu ijuru bazaba ari abakandida b'ijuru na Satani azaba bazi, kuko abo bantu Satani nawe ubwo arabatinya. Dukeneye kuba muri uwo mugabane. Dusoza rero intambara ikomeye, paje 422 igika cya 2 haranditswe ngo ubu turiho mu gihe gikomeye cy'amateka y'iyi si. Iherezo rya benshi riri hafi kugera. Imibereho yacu y'ahazaza ndetse n'agakiza k'abandi bantu bishingiye ku guhitamo kwacu kwa none. Dukeneye kuyoborwa na mwuka w'ukuri. Ndasubiramo, ubu turiho mu gihe gikomeye cy'amateka y'isi. Iherezo rya benshi riri hafi kugera. Imibereho yacu y'ahazaza ndetse n'agakiza k'abandi bantu bishingiye ku guhitamo kwacu kwa none. Vandimwe, ubwo dusoje icyigisho cyacu cyavugaga ngo ikirango cy'amaraso, ndasaba Imana nyinginga ngo muri iki gihe gisoza amateka y'isi, n'ukuri Imana itwigishe, tuyemerere itwigisha amasomo yifuza ko twiga, kandi tuyemerere iduhindure, tuyemerere idukuremo umutima ukomeye nk'uko Dawidi yasenze, idusubizemo umutima woroshye, idusubizemo umutima wo kunezezwa n'agakiza ke, maze umuryango wacu. Ndibutsa ariko abatambyi b'urugo, nyamuneka mutambyi w'urugo, ibuka yuko Imana irifuza ko mu muryango wawe hatazagira n'umwe urimbuka. Twasomye yuko y'Abisirayeli baza kwirengagiza amabwiriza y'ijuru ho na gato, ntabwo baba barabaye amahoro. Nyamuna mutambyi w'urugo, umurimo wo gushyira amaraso ku nkomanizo, yo kuminjagira amaraso ku nkomanizo ukoresheje agati ka ezobu gashushanya kwezwa, nyamuna ukora uwitondeye, kubera yuko Imana ntiyifuza ko mu muryango wawe hazagira n'umwe urimbuka. Biharanire, banza ukize ubugingo bwawe, ufasha abandi gukiza ubwabo. Mbese ubona mu muryango wawe ari wowe nk'umugabo n'umugore n'abana mwabyaye n'abakozi cyangwa se n'abandi bantu baba mu rugo, mubona nta muntu n'umwe uzigera urimbuka? Ibanga ni rimwe, ni ukuminjagira amaraso ku nkomanizo z'umuryango. Dusoza nk'ikimenyetso cyo kwitanga kwacu, ndagira ngo
twumve iri rarika ry'Imana. Yobu igice cya 22 umurongo wa 21 haranditswe ngo noneho iyuzuze nayo ubona amahoro, ubwo nibwo ibyiza bizakuzaho. Noneho iyuzuze nayo ubona amahoro, ubwo nibwo ibyiza bizakuzaho. Imana idushoboze kwiyuzuza nayo muri iki gihe giheruka, kandi ubwo tugiye kwinjira mu bihe bikomeye bizasaba kwizera kunyuranye n'uko abatesi n'abanengarenzi. Ndasaba Imana ngo uyu munsi idushoboze kwitoza kuyikiranukira, haba mu byoroheje haba mu bikomeye, kugira ngo mu minsi iri imbere ubwo tugiye kugeragereshwa kurekura imirima, kurekura akazi, kurekura amasambu, kurekura amazu, kurekura amafamu, kurekura ibindi bintu byose twari twarashyizeho umutima, Imana itoze kwitandukanya nabyo bigishoboka. Uko niko gusenga kwanjye nisabira nawe ngusabira, ngo mu gihe cyo gutabarwa kw'abera tuzaboneke muri rya tsinda ryiza Yesu azabwira ati nimuze mwebwe abo data ahawe umugisha, kandi hahirwa batorewe gutaha ubukwe bw'umwana w'intama. Nibyo nisabira nawe ngusabira, ngo Imana ibiduhere ubuntu mu izina rya Yesu, amena. Dusenge. Mana nziza, mubyeyi udukunda, tugushimiye ijambo ryawe watwandikishirije, kandi tugushimiye isezerano ry'umwuka wera waduhaye kugira ngo azatwigishe ibyo wasize utatubwiye. Isezerano dufite nuko umwuka azatubwira byose, azatwigisha byose. Tugushimiye cyane rero yuko no mu ijambo ryawe dushobora kwigishwa nawe, kandi no mu kibwirizwa nk'iki umwuka w'Imana agaherekeza icyigisho ngo ijambo ryose ryahindura ubugingo rishimangire mu mutima, maze ikime cy'ijuru kigaragaze muri buri jambo, maze umutima uhinduke, maze ibihome bya Satani biritagurike, umuntu aboneke mu bwami bwawe. Reka Mwami, ubwo twiga icyigisho kivuga ngo ikirango cy'amaraso, reka Mwami abatambyi b'urugo ubibutse inshingano bafite zo kuminjagira amaraso ku nkomanizo z'imiryango. Dukeneye iki gihe giheruka kwiga iby'amaraso ya Yesu cyane tubyitondeye. Marayika murimbuzi agiye kuza kurimbura, turakuhendahenda kugira ngo imiryango yacu haboneke ikirango cy'amaraso, maze marayika murimbuzi naza kurimbura azasange hariho gasopo nk'ikimenyetso cy'uko hari uburinzi bw'Imana. Mwami mwiza, udushoboze kwimenyereza kugukiranukira muri byose uyu munsi, ngo no mu minsi iri imbere ubwo bizaba bikomeye uzadukomeze, tubisabiye ubuntu mu izina rya Yesu, amen.